Ndabasuje mbaye ikaze kuri Rwanda Update News ngirengo twatse n'amakuru ari kugenda avuga mu bitangazamakuru hano ku isi muri Afrika ndetse n'ahandi hantu hose abajya hatandukanye, ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere tugaruka no mu Rwanda iwacu. Ngira ngo ni inama y'umushyikirano yabaye ihuje abaminisitiri igahuza na nyakubahwa Paul Kagame biga ku mirongo myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange ndetse itateza abanyarwanda bose imbere. Mu by'ukuri muri inama avuye mu byinshi cyane safatimo ibyemezo gakaye ku mirongo myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Ndazo kwaga ko muri inama avuyemo ko kigiye kuba yakongeza imishahara cyangwa se yakongeza nyine amafaranga cyangwa se umushahara ku bakozi ba leta bose basanzwe bakorera leta. Nuko leta igiye kuba yabongeza umushahara umuntu wari wese ukorera umukozi wa leta cyangwa se umuntu wari wese ukorera leta. Nuko leta igiye kuba yabongeza umushahara ku mafaranga yasanzwe akorera ayo ari yose bitewe n'amafaranga usanzwe winjiza cyangwa se leta isanzwe igwema. Nuko ugiye kuba wahabwa andi mafaranga yongera ku mushahara wawe wari usanzwe ukora. Mu by'ukuri byakibone iki kugira ngo leta ibashe kuba yatangaza ko igiye kuba yakongeza amafaranga cyangwa se umushahara w'abakozi ba leta bose mu by'ukuri muri rusange. Nuko ngira ngo murabisi ko mu Rwanda ibiciro bya gaze cyangwa se n'ibindi biciro byose bigiye bitandukanye no ku isoko ry'umurimo hano ku isoko mu Rwanda. Murabisi ko byagiye bizamuka bitewe nuko ibihugu bicukura za petrole, mazutu, essence n'ibindi byose bigiye bitandukanye hano ku isi babiri mu ntambara ziba zigiye zitandukanye. Ariko mu by'ukuri rero ibyo byose byagiye bigiraho ingaruka ikomeye cyane cyane hano mu gihugu cyacu. Mu by'ukuri ariyo mpamvu rero ibicuruzwa byagiye bibasha kuba byazamuka hano mu Rwanda. Mu by'ukuri rero iyi gahunda ikaba yabashije kuba yazaho kugira ngo leta ibashe kuba yazamurira umushahara ku bakozi ba leta bose basanzwe bakorera leta mu by'ukuri hano mu Rwanda. Ese kuba leta yazamuye umushahara w'abakozi ba leta, abandi bo bakaba basigaye mu by'ukuri cyangwa se bo leta bo ibatekereza iki? Mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ko abaturage bamwe na bamwe bakimara kumva ko leta igiye kuba yazamurira umushahara abakozi ba leta ikabongeza amafaranga, nabo ntabwo babyishimiye neza cyangwa se ntabwo babifashe neza bitewe nuko boho murabizi ko leta nyine yazamuye umushahara w'abakozi leta cyangwa se igiye kuba yazamura uyu mushahara bitewe nuko ibiciro ku isoko byabashije kuba byazamuka. Murabizi ko na gaze hano mu Rwanda yabashije kuba yazamuka, ariko mu by'ukuri nubwo byabashije kuba yazamuka nuko leta igiye kuba yabongeza umushahara kugira ngo ugiye bajye babasha kubona ukuntu batunga imiryango yabo hano mu Rwanda. Ariko mu by'ukuri abandi bantu bakorera mu bindi bigo bigiye bitandukanye bakibaza ese ko leta ibashije kuba yakongeza abakozi ba leta amafaranga cyangwa se umushahara, twebwe dusigaye dukorera mu bindi bigo cyangwa se mu makampani cyangwa se n'abandi bantu bose bikorera n'abahinzi, twe tuzaba abandi ko leta ibashije kuba yabyibuze yakongerera abantu bayikorera cyangwa se abantu bakorera mu nzego za leta umushahara, abandi bo bazajyayo cyangwa se bizagenda leta. Kandi mu by'ukuri leta yakagombye gukora ikintu nyine kisafasha cyangwa se kigira abaturage bose umumaro. Mu by'ukuri urabona ko niba ibiciro byabashije kuba byazamuka ku isoko, gaze ikabiri guhenda, nibyo essence ikabiri guhenda, petrole ndetse n'amazuta mu Rwanda bikabiri guhenda, n'ibindi bintu byose by'ibiribwa ugasanga ikiro cy'isukari ndetse n'umuceri byabashije kuba byazamuka hano mu Rwanda bikabiri guhenda. Ni gute leta itashaka ukuntu isovinga icyo kibazo byibuze kugira ngo ibashe kuba yagabanya bya biciro bya gaze cyangwa se ibashe kuba yagabanya bya biciro bya petrole, bya essence byabashe kuba byayenda hano mu Rwanda, kugira ngo byoizo abaturarwanda bose babashe kuba bafata kuyo cyangwa se babashe kubona uwo mumaro bw'uko nyine leta ibashe kuba yakora ibyo bintu nyine ikabasha kuba yabigabanya byose bikabigirira abaturarwanda bose umumaro. Kuko nujya kureba ugasanga ibashe kuba yazamura umushahara w'abakozi cyangwa se ikongeza abakozi ba leta umushahara, nuko nyine uzasanga ko babandi bakorera mu bigo bya privé cyangwa se bakora mu makampani runaka agiye atandukanye bo uzasanga ya nyungu nyine itabagezeho, kandi leta igomba gukora igikorwa gifasha abaturage cyangwa se girira umumaro abanyarwanda bose muri rusange nyine, kuko nibyo leta nyine ibishinzwe cyangwa se nibyo igenda ikora kugira ngo abaturage bose babashe kubona nyine ibyo byiza leta ibagiye ikora cyangwa se itangaza. Gusa bakibaza niba leta igiye kuba yakongera nyine abo bakozi ba leta, abandi twebwe bizagenda gute? Twe twikorera abahinzi bo bizagenda gute? N'undi najya kujya kugura ya gaze ku isoko ko bazamuca amafaranga menshi, nyine ukabona ko biri kugenda bigora cyangwa se abaturage ntabwo babyishimiye neza cyane, ahubwo leta ko yagakoze igikorwa nyine ikavuga ati ngo gaze tugabanyijeho aya ngaya kugira ngo bigire umumaro wose nyine abanyarwanda, cyangwa se bakaba bati ngo petrole bigenze gutya tugabanyijeho kugira ngo bigirire umumaro abanyarwanda bose, ahubwo ntibafate ngo bongeze abakozi cyangwa se abandi bantu mu biyo bagiye bitandukanye kugira ngo bamwe bazamuke cyangwa se abandi nyine babure ukuntu bajya bakemura ibyo bibazo byagiye bigaruka cyangwa se byagiye bigaragazwa nuko nyine ibiciro ku isoko byagiye bizamuka hano mu Rwanda. Mu by'ukuri ibyo byose ubona ko ari imbogamizi ikomeje kugenda igaragazwa n'abaturage hano mu Rwanda ko batishimiye nyine ko leta igiye kuba byibuze yakongeza nabo abakozi ba leta, cyangwa se bakabyishima ariko bakabashaka ukuntu leta yakora ubundi buryo byibuze kugira ngo n'abaturage bose babashe kubonamo inyungu, kuba bagiye byibuze bakashaka ukuntu nyine leta yabikoramo kugira ngo abaturage bose babashe kubona inyungu kuri iyi ngiyi, kuri iki kino giciro, cyangwa se kuba leta igiye kuba yakongera abakozi ba leta umushahara, ahubwo leta igatangaza ko yagabanyije ibiciro ku isoko kugira ngo abaturage bose baboneho umumaro cyangwa se bibagirire umumaro by'umwihariko mu rusange. Mu by'ukuri rero ubona ko abaturage ntabwo bari kubiha agaciro neza cyane, kuko urabona ko urasanga ari umuturage w'umuhinzi nta kazi ka leta afite ndetse nta na kampani runaka akoramo, ni umuhinzi gusa, wehe bizakomeza kumugora ugasanga, cyangwa se umuntu akora muri kampani iri privé arikorera ni umucuruzi we nyine uzashanga bya byiza leta nyine igenda iteganyiriza abaturage we bizamugeraho gute mu gihe iri gufata ikongeza abakozi ba leta bamwe abarimu, ubwo ndavuga abaganga, ubwo nkavuga
abaminisitiri nkavuga abacifu n'abandi bose bagiye batandukanye nyine mu bakora mu nzego za leta nuko nyine bagiye kuba bazamurirwa iyi mishahara yabo, ariko mu by'ukuri akaba hari n'abandi b'abahinzi bo batazazamurirwa iyi mishahara, ahubwo bo ibyiza byabo nyine bazabibona gute. Mu by'ukuri abaturage ntabwo bishimiye iyi gahunda yuko nyine bigiye kuba byagenda gutya, ahubwo byakabyenze mu bundi buryo abaturage baba bagenda babyifuza. Gusa abaturage bagiye batanga ibitekerezo byinshi cyane kuri iyi ngingo, ndetse nyine ubona ko batabyishimiye neza cyane, ahubwo ko leta yagakoze ikintu kugira ngo abaturage bose kibagirire umumaro, aho kugirira bamwe umumaro bitewe n'uko ngo bakora mu nzego runaka, ahubwo bose bakagibona uburyo bajya babona uwo mumaro wose ukaba babasha kuba wabagira. Mu by'ukuri ndagira ngo nitwizinye mu magambo tugende ku ngingo yacu akaba turuze kuganira, cyangwa se muri iyi nama yabashije kuba yaba uyu munsi ihuje abaminisitiri Gahuza na His Excellency Paul Kagame Gaguna n'imyiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Turaganira kuri gahunda ya NESA, aho NESA yashize uburyo bushyashya cyangwa se amaje gutangaza amatariki y'ibizamini ku banyeshuri bitegura gukora ikizamini cya leta muri umwaka w'ibihumbi 2026. Ubwo nyine abanyeshuri bose bitegura gukora ibizamini bya leta, ubwo ndavuga muri P6 mvuge senior 3 mvuge no muri senior 6 bose bitegura gukora ibizamini bya leta, nuko nese abashe kuba yatangaza amatariki y'ibizamini akaba yagimaje gushika hansi timetable z'ibizamini. Ndagira ngo rero tuziganire zo mubashe kumenya amatariki y'ibizamini n'igihe bizabasha kuba byakorerwa n'igihe bizabasha kuba byarangirira, byose mubashe kuba mwabimenya neza cyane. Niba uri umubyeyi ndagusabye ubane natwe kuva video itangiye nyine kugera irangiye kugira ngo ubashe kumenya mu byinshi cyane, ndetse niba nawe uri umunyeshuri ukaba uri umurezi ndetse n'umudirecteur, nawe iyi nkuru nawe ukwiye kuyimenya kugira ngo umenye ibyo NESA abashe kuba yatangaza muri rusange. Ndagira ngo mbabwire ko NESA amaje gutangaza, tugende ku ruhande rwa primaire bashe kuba nawe bahera kuri ruhande rwa primaire, nuko primaire bazatangira ibizamini bya leta ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7/2026 babisoze ku itariki 9 z'ukwezi kwa 6 nyiri ku kwezi kwa 7/2026 muri mwaka turimo. Uko primaire ikora ibizamini bya leta byibuse iminsi 3 niyo bakora ibizamini bya leta. Ubwo turagenda kuri secondaire naho tubazatangira ibizamini ku itariki 15 z'ukwezi kwa 7/2026 babisoze ku itariki 23 z'ukwezi kwa 7/2026. aho nyine nabikora icyumweru n'iminsi bitewe na trade wigamo. Ubwo nibwo timetable ihagaze ya NESA cyangwa se yabashije kuba yatangaza. Gusa none NESA ikaba yongeye kwibutsa cyangwa se kumenyesha abanyeshuri bose ko bagomba kwiga bashizemo umuhati n'imbaraga cyane cyane, bitewe nuko ngo bino bizamini gukorwa cyangwa se bino bizamini byateguwe bagiye gukora uyu mwaka ngo ni bizamini byoroshye cyane, bitewe nuko ugereranyije ngo n'ibindi bizamini NESA yagiye itegura usanga kino kizamini cyo ntago kigoye cyane cyane ugereranyije n'ibindi bizamini byose byabashije kuba byaba. Niyo mpamvu rero NESA ibashije kuba yashira hanze itangazo cyangwa se imenyesha abanyeshuri bose ko bagomba kwiga kuko nta gihe ngo gisigaye, ahubwo bakiga neza cyane bagashiramo imbaraga kugira ngo byibuze bazabasha kuba batsinda, kuko umunyeshuri utazabona amanota 50 ntago azabasha kuba yakimuka ava muri P6 ajya mu wa mbere secondaire, cyangwa se uva muri senior 3 ajya mu wa kane secondaire, cyangwa se n'abarangije bashaka diplome. Nuko umuntu uzarangiza azafite diplome byibuze amanota 50 ntago azabasha kuba yabona iyo diplome. Urumva ko rero NESA rero imaje gutangaza aka kanya kugira ngo abanyeshuri bose bitegure bashireho umuhate, kuko nta gihe kinini gisigaye kugira ngo ibizamini bibashe kuba byatangira bya leta, kuko ngo ni ibizamini byoroshye akenshi usanga ari bya ndi bagiye bakora hano muri quiz assessment homework baba bagiye bahuza kugira ngo abanyeshuri babakuremo nyine ikizamini kimwe. Ngo ibizamini biroroshye ahubwo nimwiga neza cyane mugashiramo imbaraga muzabasha kuba mwabitsinda. Ndabashimiye twabanye kuva video itangiye kugera irangiye muri abantu b'agaciro cyane, ariko niba video wayikunze kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. Ani kuri Rwanda Update News ndabakunda cyane, irya ritangazo leta y'u Rwanda imaje gutangaza akakanyirira buri munyarwanda wese ndetse n'uranze y'u Rwanda wese ko leta igiye kuba yakongeza imishahara y'abakozi ba leta hano mu Rwanda. Bakunda cyane kandi subscribe maze ufungurizo jya kugira ngo video nk'izi n'amakuru nk'anga meza leta bagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu ba mbere.